ngo agahago kinanga nikajya gashi uyu munsi usagaze tu umukunzi arahari yaje kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva 2019 amaze kurimba mu bukwe burenga 500 kandi mfite nk'urugero kuri radio rwose ikomeye umuntu igeze kunyaka 200 arambwira ngo indirimbo kugira ngo ijye muri systeme ngo ni utangira kariyeri oya ejo bundi za 2024 yo radio bwo arimo aravuga ngo ni yes ni kumwe na Ayuvan Ma mezotes meze neza bro Miss Myishwan myinshi cyane ukiva muri Uganda ukatuza Kigali ukatudukubita umuzigo urumva ko iminsi iratambutse iratambutse ibyumweru 3 ibyumweru 3 cyane na amahoro amahoro yigendera urasa neza kabisa umeze neza nakoze cyane kuko afite iri tuvuga reka nyifate ibumoso kugira ngo ujye yego twende niko iva umeze neza se ni amahoro kabisa zanjye umwaka twinjiyemo neza uduha indirimbo yawe na Riderman ariko mbere ko tujya kuri indirimbo misi iri imbere urakwita cyo kwiziza Saint Valentin ubundi kuri wowe Saint Valentin usobanura gute Saint Valentin nyisobanura nk'umunsi w'abakundana wahariwe abakundana bitewe n'amateka ava kuri mutagatifu Valentin aho mu gihe cy'intambara y'isi yavuga ko yagiye yimakaza urukundo ndetse yagiye asezeranya n'abantu mu gihe kitashobokaga aza kwitirirwa rero icyo kimenyetso cy'urukundo umunsi uharirwa Saint Valentin ariko kandi urukundo ntabwo ndufata ku bantu bakundana gusa nk'umugore n'umugabo cyangwa boyfriend girlfriend ni urukundo rwakabaye rw'abantu bose rwagira umubyeyi rwagirira abantu rwagirira environment n'urukundo muri rusange iva ni sawa cyane uririmba nawe ku rukundo ariko abanyamuziki bo barimba cyane ku rukundo babashinja nyine no kuba mutagira abakunzi mbese muririmbira abandi bakabyumvamo ariko muyo kuri pete yanyu twabaza uti ndi single biti bigenda bite abakunzi baba bahari nuko hari igihe nyine biterwa n'uburyo umuntu yahisemo muri kariyeri ye hari ukuntu yarahisemo kudahuza ubuzima bwanjye bw'urukundo n'ubuzima bwa muzika kuko rigeze kubikoraho rimwe ngira ngo niyo nkuru wayikozeho birangira nabi cyangwa neza impact byamaye nabonye nyine ibintu byigira ba nyirabyo ntabwo najya murambwira abantu ngo byakunze ngo byanze so mwaje gutandukana se icyo gihe twavuze ko hari nyuma mwatandukanye igihe cyose ntabwo mbasha kubisubiramo rwose oya ndari umusho kumvisha inkuru bwa mbere mwene ngo twayikozeho so ahubwo byarangiye nabi mwatandukanye kujya ingaruka icyo gihe ingaruka byangizeho nuko ofete hari abantu benshi bagiye editing amafoto yanjye bakerekana ko nateye ivi icyo gihe ubundi bakavuga ko nakoze ubukwe ubundi n'umuntu twari turi kumwe icyo gihe byaramuremereye kuko muri icyo gihe nibwo yitabye telefone atigeze yitaba mu buzima bwe abandi bakamwandikira inbox hari abantu b'abasazi bakavuga se bibwira ko umugabo ari uwawe wenyine urumva bimugeraho impact rero ndavuga ni ikiza nuko nazaza kubereka ibintu nashyize mu buryo mukanahera ubukwe ari ibintu napanze ubwo mbese muri make tukibitangaza harimo nyine n'abavuze ko wakoze ubukwe ateye ivi hari n'igihe hari n'ukuntu nagiraga nagira icyo njya kwibwira kamwe ariko wabukoze se atero kwakoze ubukwe mwarambonye koko mwarantwerereye etse iva mu ndirimbo zose ufite ari nimwe wenda waba warakoze ishingiye ku rukundo wanyuzemo cyangwa n'uyu munsi urimo mu ndirimbo nyine twiga twumvise twarihariye tuba ku rukundo njyewe ngira urukundo nagiye nyura mu rukundo rutandukanye kandi n'ubundi ndacyakunda hari n'uruzaza mu myaka wenda izaza on sait jamais ariko nk'indirimbo nigeze kuririmba yari inkuru mpamo ni indirimbo yitwa Sinarenzaho iri mu zo nahereyeho Sinarenzaho iri mu ndirimbo zanjye za mbere nkiva ku Nyundo nkeka ibintu by'ubwarimu ntangira gukora imiziki yanjye niyo ndirimbo nahereyeho indirimbo ya True Story y'umukobwa twari twarakundanye nyiga
mu ishuri rya muzika ku Nyundo ariko ntabwo nigeze n'ibintu bitakomeje ariko afite ndamushimira ko ubundi iyo bitagusigira inspiration bigusigira ubusazi uyu munsi usagaze tu umukunzi arahari uwo nyine twavuze aracyahari uyu munsi rero umuntu njyewe ubu ngubu ntabwo ndi muri relationship ahari ku yindi side kwako we nta nubwo ari inaha muri iyi minsi wacyagiye nyine yaje kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho haba gahunda nyine ntawamenya iby'abantu nyine ntabwo no gutegereza tukareba ibyo ari byo ko nanjye mfite ibyo ndimo guplaninga kandi umuntu agira ubuzima aba afite ibyo agomba kuzageraho mu gihe kiri imbere no gushinga urugo nabyo birimo cyane ariko nyine ndagutegereje ntizabanza se kandi unduta oya hari abandi benshi banduta nkande mwese twiga twavuga Peter grand frère hari Januze yaravuze ngo agahago k'inanga nikajya gashira papa sava ubwo utegereje Peter utegereje papa sava nawe turangana ntabwo namuvuza induru Emirene turangana hari abantu benshi ariko ntago bigira imyaka ni ibintu bigira igihe cyabyo ahubwo aho ni fresh cyane uherutse muri Uganda ariko waje utuduhanye indirimbo akoranye Riderman indirimbo yaje ite kucyumvaga ko mu gutangira umwaka ari indirimbo waduha wowe na rapper Riderman indirimbo yitwa Indani ni imwe mu ndirimbo narateguye kuzakora kora album yanjye igitabo cy'urukundo nzanasogongeza abantu ejo bundi muri kino gitaramo cya Valentine's Day hamwe na Ivarimana kizabera kuri Proof Lounge hano Nyamirambo mu marembo ya Saint Andre iriya etage bayita kuri King James bakunda kwita kwa King James bagira indi zina ryaho ariko ni hejuru bayita Proof Lounge ni VIP abantu bose kwinjira n'ibihumbi 5 nemaze kubivuga mu gitaramo mu kanya yandagira ngo abantu bazaze barebe imiziki myiza ndakomeza no kuri iyo ndirimbo ya Riderman nayo irimo muri izo ngizo. Riderman n'umuhanzi nkunda kandi nemera, umuhanzi w'umuhanga, nifuje gukora mu mugerero w'indirimbo abantu bakunda kunsangamo cyane, indirimbo z'urukundo ari nazo zikunda kuma public y'abantu bakundana. Umunsi wa Saint Valentin ngirana naho igihango kuko niho nasoreye indirimbo ndabigukundira. Umunsi wa Saint Valentin mujyanye n'abantu no nasoreye ndabigukundira igiye hanze sasa ni nayo ndirimbo ya My Identity, ya niyo mpamvu nkunda gukora ibitaramo ngaruka mwaka then kabatarahungarukira kuko nafashe gahunda yo gukora ibitaramo byinshi muri uyu mwaka. Abantu bashinja kutaboneka kutambona mu bitaramo binini kandi bahamanya n'impano yanjye ko nabaha package nini bitewe n'ibyo mfite n'ibyo nakuye mu ishuri. Then hari nk'umuntu muhora akakubwira ngo ko nta kintu heruka mani ngo ko ubuze kandi wasohoye indirimbo ukibase bimeze bite gusa icyanjye mba nagikoze. Ariko ibitangazamakuru bamwe batabasha kugeza ibihangano bashinzwe kugeza ibihangano ku bakonsomateri b'imiziki yabure aba bafitemo nabi ikibazo kuba promotion umuntu aba yayikoze share umuntu agerageza kugera ahashoboka. Ibitangazamakuru bimwe na bimwe byirengagiza gukina imiziki yanjye. Nacyo kibazo nyangira nibaza niba nakora imiziki myiza kuko ari nk'ahantu nagiye nohereza indirimbo yawe ukayumva nk'iminsi 2 ubundi ntuyumve bikanshanga nyine utarako hasohotse izindi zirasohoka zigakina kandi n'izanjye ntekereza ko izo baba barakinye ndazumva. Ariko wari wakora promotion ukicara ukumva radio amasaha 12 ukumva radio zose 20 nani utarumva indirimbo ya kera byabagaho. Ariko wenda ntago wazumvira zose icyarimwe ariko ntekereza wenda ko baramusaba gusabya igihe ibyo ukora kuko ofete nge mpamanya n'imikorere yanjye ko nkora indirimbo nziza nashaka kutabanguka ariko nkaba
ariko igihe nkora indirimbo nziza pe mpamanya n'umutima wanjye kandi n'amatwi y'abantu bumva ntago mbifatira ku gakano ariko bagerageze basunika ibihangano byacu bigere ku bantu tureke kumva abahanzi bamwe buri munsi baragerageza n'ubu ngubu wenda hari abahanzi bagenda bazamuka ntago twaguma tubanye twenyine ariko nyine mu gihe umuntu yakoze kameme bagerageze ntibategereze ko umuntu anyuze ukuboko kw'ibumoso kugira ngo babashe gukina ibihangano. Iva wari ukomeje kuri icyo kintu cya demande y'abakunzi b'umuziki wawe rimwe na rimwe bajya kubwira bati hari ibyo bagakwiye kuduhereza birenze ibi ariko se wowe nk'umuhanzi wikoreye evaluation ubona ari iki nyine nize nzitizi uhura nazo zikuzitira kugera kuri iryo terambere abantu babona ko gukwiye kuburiho? Ikintu cya mbere nakivuze yari imikorere wenda apparence kuko ngewe ndakora icyo ndakora cyane kandi mura n'abantu cyane ndi umwe mu bahanzi muri iki gihugu bahorana akazi kwako maze kubwira abantu ko kuva 2019 maze kurimba mu bukwe burenga 500 maze kurimba mu bukwe burenga 500 kuva 2019 ubwo bwaguhaye ngubu no weekend ntago ndi bujye kubyestima muri ayo mafaranga kuko ajyamo navamo unashora mu miziki umuntu yongera agashora imbere mu gihugu gusa wenda nkino weekend mfite ubukwe bune ngomba kuririmbamo samedi na dimanche samedi na dimanche guhera vendredi samedi ubwo uri muri abari imbere mu gihugu imbere mu gihugu mu Rwanda wenda ntarabara ubwo hanze ubwo nagiye ndirimba hanze y'u Rwanda ariko nyine ibyo bintu bimuzana public niyo mpamvu iyo nkoze ibitaramo nguko sanga abantu benshi twarahuye kwako abantu benshi batahukwe ubukwe ni ikintu gihoraho niyo nuza nafashe ni rwo ruhande meze nkaho nafashe cyane kubera ko burya hano vomye isoko ntabwo hava upfa kuhava ariko nanone kuri icyo kintu ndashaka nibyo ngiye gukoraho kugaragara mu bitaramo binini nk'abantu bazana mu gitaramo cya Iva Muzika ku munsi w'ejo bazambona performance ya live mu gitaramo cye cyitwa Inganzo Ndahangarwa naho nzataramamo n'ibindi bitaramo nzagenda mubona yabo ikintu wenda kirimo nk'inzitizi niyo power play kwako bro nyine umuntu yagiye akora ibintu byinshi bitandukanye imyaka mimaze mu muziki irenga 12 mfite connection nyinshi ariko nyine hari ikintu kizamo nk'icyo kibazo ntago nabyita ko ari igiti kuko zo twaranazitanze ntago ari ibanga twaranazitanze igihe kinini ariko nyine niko system y'umuziki yari imeze kandi mfite nk'urugero kuri radio rwose ikomeye umuntu igeze ku myaka 200 kuri radio ikomeye mu gihugu entertainment akibona 200 arambwira ngo indirimbo kugira ngo ijye muri system utangira kariyeri ejo bundi za 2024 iyo radio ubwo arimo aravuga ubwo ni ntabwo ndi wivuge nzayivumba ariko 200 kabisa umuji amubwira ati kugira ngo ujye muri system imeze gute reka mugira akabanda indirimbo ndayitegereza narayatanze amafaranga sinarimwe nabikoze ibyo bintu ariko abo bantu bisubireho kuko kuri iyo radio tugeza kumva imiziki yawe kandi nimwe muri radio agezaho abantu umuziki mu gihugu nyine ku buryo nyine ushaka kugira umusitari ukaguhindura ubuzima rero radio nk'iyo rero ibaho abantu bameze gutyo warakurikiranye se ariko Iva kuko umufana ashobora kuvuga ati wacanga atanze 200 nawe akituriza se gute iyo system ubundi nagibaho kuko baje kumbwira ko hari uburyo nyine indirimbo zitoranwa muri rusange nza kumenya nyine ko umuntu yarayiririye haba abantu harya babita gute basora mu nduru oya babita gute abakomisiyoneri abadira rero ni bisubiraho ibyo bintu ndetse nyine ko bitongeye kumbaho nyine namenye agwana no muntu ntekereza ko nyine nawe nabyumva nyine yabaye umuntu w'umugabo. Iva wari ufite gahunda yo gukora igitaramo cyawe ku munsi wa Saint Valentin ukagikorera hano Camp Kigali haba harabayeho ikihe kibazo Camp Kigali barakunanije cyangwa warasubitse? Ni bimwe mu byo twari dufite mu bitekerezo hamwe na management team yanjye
ya 1000 Hills ariko ufite management narayihoranye imyaka 10 narayihoye ntabwo ari imyaka 10 1000 Hills nibo dukorana urumva nagize akazi Kampala kandi kanini ndagenda amarayo iminsi tureba ikari irimo na album yanjye yari itaratungana neza turabisasponinga turavuga tuti reka dukore igitaramo cya trial ari nacyo tuzumvishirizamo abantu kuri album then nyuma yaho tuzakora igitaramo kinini nkuko turi kubitegura kwinjira bangaye muri kino gitaramo kwinjira ni 5,000 ku bantu bose nabanyere kuzaburi kumwe na Sano Panda Sano Panda ni after party zabera i Kanombe yo tuzajyamo nsoje igitaramo cyanjye tugana ku musozo album wayise igitabo cy'urukundo habumbiyemo izo ndirimbo gusa zivuga ku rukundo ni urukundo indirimbo z'ubuzima gospel harimo na ntuzana n'indirimbo traditionnelle nagiye nkora kuri ntuza zose ukwe burenga 500 maze kurimba mu myaka 3 ishize ndagusigiye iyi experience ya mbere ni public ni performance umuntu nyine utagira ikibazo kuri performance muri wabo hari wabo udahari n'amashyi turayakoma buri ariko ugatanga byize kumbaho ndi kumwe na Lion Manzi mururatuburana ariko nterura igitaramo ahantu twari turi muri salle y'ubukwe niyo nine experience nakuye mu ishuri nyisangiza no kurimba mu bitaramo byinshi nakuyemo inyungu yo gukora product zisumbuye kuzo nari mfite inyungu y'umufuko urabona ko nsa neza nta kibazo mfite kandi then mfite abana nishyurira amashuri mfite ataruvangwa ngo abona byaye abo muha support bisanzwe mfite famille mfite ubuzima busanzwe nyine kandi nkesha umuziki turasoje ariko samedi bwo ufite concert izaba yifasha muri rusange abantu kwiziza Saint Valentin umwanya ni wawe cyane kugira ngo ubatumire baheze information zose information rero hano bizabera ni Proof Lounge ni hano n'ubundi kuri Saint Andre Nyamirambo hejuru house hitwa Bilonge ariko hari alimentation ya King James abantu benshi barahazi muzaze muri benshi muzana abakunzi banyu red carpet hari amafoto hari guhemba kapo izaba yitwaye neza isa neza ku bwanjye ku giti cyanjye nkayivana impano kapo nzagena 100 bivuye ku mufuka wanjye hari na ntuza na Proof Lounge hari ibyo izaba yateguye tuzagira igitaramo cyiza kandi kiri live practice twarazikoze gikumbuje abantu mbese muri rusange umuntu uzahagera ni inyungu y'umugisha azaryoherwa wakoze cyane indirimbo igezweho ni iyihe ngukunda bimwe by'indani mundu kumfata mami ukwiye n'umudari walahi ngukunda bimwe by'indani wambie majirani kwani jewe wagutwaye walahi yitwa indani ni indirimbo yanjye na Riderman Riderzo mujye kuri platform zanjye muyisearchinge muyirebe ni indirimbo nziza murakoze namwe